yatabawe nuko yibutse iki Imana yamuvuzeho arakomera. Indi bombe ya gatatu ni uguhagarika imirwano. Ahubwo ibigira ngo iyikunyujije mu rugendo ukabona imbere uhuye n'inyanja, ibigira ngo ibone uko yikusanyiriza, ibone uko yegeranya ibiguhiga, ibone uko yegeranya ibikwirukankaho kugira ngo ibyegerenyirize rimwe, ibone uko yikemurira ikibazo. Haleluya, haleluya. Kubishyura inzu, yakwishyura inzu, yashakamo ibyo kurya, yatunga urugo, agasanga yayandi arashize yose, agasanga ahubwo nibivamo. Abantu benshi muraganira akakubwira ati nibivamo. Aturuvi Pastor ati aturuvi yewe ati tuza mukobwa wanjye umbwire habaye iki, ati nari ndimo nisokoza, ati nuko ngiye kubona mbona uruvi. Uruvi rurarikora. Iyo shitani yakurashe akwereka ko bicitse. Umunane barambura ibiganza avuga ngo turagushimye ko waduhaye umunane. Ntabwo utunzwe na gakondo y'iwanyu. Nuko wa musore Imana imubwiye ngo izamuha umunani, arigendera ntiyaraza aho bizaca. Aza mu mujyi wa Kigali gupagasa nk'abandi, ashaka ubuzima, abaho mu buzima butameze neza. Ariko umunsi umwe ndabyibuka mu Rwanda hari igihe hateye gukora imihanda, ariko bagakora imihanda y'amabuye, bagaconga amabuye bakajya basasa mu mihanda, bazi ku gisimenti uzamukira hari n'ahandi no mu Kagarama yari hari, uretse ko bagenda babihindura. Nuko mu gihe rero bari kubikora hari kampani yaratsindiye ayo masoko, ngira ngo niba ari Starabag sinibuka neza. Nuko barangije bashyizeho abakomisiyoneri bo kujya gushaka amabuye afite ari karite. Bageze kuri rwa rutare bakubisemo icyumvirizo, bashyizeho imashini, babona ayo mabuye ahwanye nuko umutima wabo wifuza. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Pastor Alexis Ndayigaya nkuko mubimenyereye. Tubahaye ikaze mwese kuri Zabisoza TV, umurongo Imana yadushyiriyeho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwe yaduhamagaye. Imana ishimwe cyane. Turabakiriye mwebwe mwese mudukurikiye, bari mu Rwanda, bari muri Afrika, bari hanze ya Afrika, Amerika, mu Bubiligi, mu Burundi n'ahandi mwese turabakiriye. Tubahaye ikaze abaduteze amatwi tutarondoye ku migabane itandukanye. Imana ibaho umugisha. Nashatse ko tuganira ijambo ry'Imana no munsi, ariko mbere ya byose reka tubanze tunabakire mu isengesho, ariko twakire n'Imana ibane natwe. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri mwiza. Rukundo rwawe nta warurondora, kuko bigaragarira mu burinzi uturinze. Yobu niwe wabivuze, aravuga ngo icyo nzi nuko umwuka mpumeka ari Uwiteka uwumpa. Turarokonesa uyu mwuka duhumeka, turagushimiye ko ari wowe uduhaye. Izina ryawe niryubahwe. Bana natwe muri uyu mwanya mu ijambo ryawe, abadukurikiye yaba batwumva yaba batureba ku mpande zitandukanye, ijambo nirigira ububasha, ijambo nirihindura imitima, ijambo nirikomeza abari bacitse intege, nirikomeza amava asukuma natendebutse mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo nirimara inzara bari bashonje baguye bashonje, iri jambo nirimara umwuma, kuko umwanditsi abyandika aravuze ngo iryo jambo rimeze nk'umutsima kandi utera imbaraga. Undi yongeye kubyandika aravuga ngo rimeze nk'itabaza rimurikira ibirenge. Reka iri jambo rimurikira abari bari mu mwijima, ribakure mu mwijima, ribatangariza umucyo witangaza mu izina rya Yesu. Amahoro yawe nabane natwe mu izina rya Yesu, amen. Nashatse ko tuganira uyu munsi ijambo Imana yashyize ku mutima. Nashatse ngo tuganire ku mabombe ane shitani arashisha abera. Amabombe nabyise amabombe, ubundi ushatse wavuga ko ari intwaro Satani arashisha abera, ariko reka mvuge ku mabombe atatu shitani ajya arashisha abera. Nayise amabombe kuko nabonye ari kirimbuzi, ni rutura, kuko abagenzi benshi dufite inkomere nyinshi z'abagenzi, ariko dufite n'intumbi nyinshi z'abagenzi ziguye muri ino nzira, kandi zigiye ziraswa n'aya mabombe uko ari atatu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aza gusoma mu gitabo cy'Itangiriro
ibice byaho 17 umurongo waho wa 17. Igitabo cy'Itangiriro ibice 17 n'umurongo waho wa 17. Abo tumenyeranye nibwira ko amazina yanjye muyibuka. N'ubundi nitwa Pasteur Alexis Ndayigaya. Ndashimira Imana yampamagaye kabona ko ndo kwizerwa ikangabira umurimo wayo. Imana ibishimirwe, kandi ndashimira Imana ko ikomeje kundindiramo kugeza n'uyu munsi. Ndabizi ko nta muhanga mu by'uru rugendo, ariko yibonye Imana igusimbutsa. Paulo niwe wabivuze, yaravuze ngo ndimo ndaterana ibipfunsi ngo ariko sindi nkuhusha. Avuga ko amaranira gusingira icyo Kristo yamufatiye. Imana ibishimirwe rero ko dushoboje kugumya guterana ibi bipfunsi mu buryo bw'umwuka. Kadusome Itangiriro 17 umurongo waho wa 17. Haranditse ngo maze Aburahamu arubama araseka, aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Aburahamu abwira Imana ati icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Amen. Nasengeye iri jambo kuko numvaga umwuka wera rimpa, rivuga ngo amabombe 3 Satani arashisha abera. Kandi mbibutse ko impamvu mbuza abera nuko kugeragezwa bitareba abapagani, abo twita abapagani. Iyo mvuga abapagani ntabwo mvuga mba mvuza abantu batagira aho basengera, ariko ufite aho usengera mu idini ryawe iryo ari ryo ryose, upfa kuba wemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Iri jambo ntabwo, cyangwa se kugeragezwa ntabwo bireba abantu batajya mu rusengero gusa, ahubwo n'abajya mu rusengero birabareba, kuko kugeragezwa ubwabyo si ibyaha ndetse si icyaha, ahubwo kumara igihe kinini cyane udamara utageragezwa, aho niho umuntu yakemanga. Ariko tukiri mu isi, niko umwanditsi yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Iyo ntambara rero ni intambara umukristo ahoramo, ariko kandi muri uru rugendo turushizwaho kunesha na Kristo waducunguye. Imana ishimwe. Navuga amasoko y'ibigeragezo. Amasoko y'ibigeragezo aratandukanye. Isoko ya mbere, ubundi shitani niwe nkomoko y'ibyo bibi y'ibitugerageza. Isoko ya mbere ni Satani, kuko Satani niwe udusabiriza, niwe utugerageza. Ariko iyo wamenye ko shitani ari we wakugerageje, icyo kigeragezo ufite cyaturutse kuri shitani, biroroshye, kuko Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ikindi kigeragezo cya kabiri ni ikigeragezo kiva Imana yemera ko kiza. Hari umuririmbyi witwa Gonzague yigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo ijya yemera ko bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Hari igihe Imana ibyemera, ariko ndashimira Kristo ko iyo ari we ubyemeye akakunyuza mu butayu, muri ubwo butayu imenya uko izabigenza. Cyo cyatumye Imana ibwira Abisirayeli kujya muri gakondo, ntibabwire ko bazaca mu butayu bagahura, babanje guhura n'inyanja itukura, babanje gusonza, babanje kubura amazi. Ntabwo ibyo byabarebaga, ibyo byarebaga yari ibajyanye, yari izi ko izabagezayo. Ijya yemera rero ko umuntu wayo ageragezwa. Ejo bundi hari akantu kanejeje, numva ndafashijwe kandi numva karankomeje mu buzima bwanjye. Namenye neza ko Imana iyikunyujije ku nyanja, ikakunyuza ku nyanja cyangwa se ikakunyuza mu butayu, ntabwo ari wowe ibishaka. Oya, ntabwo ari wowe ibihiga, ntacyo muba mupfa. Ahubwo ibigira ngo iyikunyujije mu rugendo ukabona imbere uhuye n'inyanja, ibigira ngo ibone uko yikusanyiriza, ibone uko yegeranya ibiguhiga, ibone uko yegeranya ibikwirukankaho, kugira ngo ibyegerenyirize rimwe, ibone uko yikemurira ikibazo.
haleluya haleluya. Abisiraheli bageze ku nyanja itukura, barakebutse, barebye imbere babona bagonze inyanja, babona bagonze igikuta, barebye ku mpande zombi babona hari imisozi. Hanyuma inyuma yabo bumva amagare ya Farawo arimo ahorera, bo bibwira ko bapfuye. Babigaragarisha kubwira Mose ngo Mose, ni iki cyatumye utuzana aha? Watuzanye gushirira aha ngaha kuri iyi nyanja? Iyo turekera aho twari turi, iyo turekera mu Egiputa ko twari dufite ibyo kurya, nubwo twabiryaga ari by'agahato ariko twarabiryaga. Batangira kwibwira gutyo, batekereje ko Imana ibazanye kugira ngo ibicire ku nyanja. Ariko ntabwo umugambi Imana yari ifite wari uwo kubicira ku nyanja. Impamvu yabanyujije iyo nzira, kandi hari kuboneka n'izindi, byari ukugira ngo yivune Farawo. Ubyumvise wamvugira ngo amen. Byari ukugira ngo ikusanye ingabo za Farawo, ikusanye ibifaru bya Farawo, ikusanye imbaraga za Farawo, hanyuma izegeranyirize rimwe, ikemura ikibazo bidasubirwaho. Hari igihe ujya mu bigeragezo, hari igihe winjira mu kibazo ukabona birarangiye, urusaku rukavuka, ariko ntabwo ari wowe Imana ishaka. Oya, ntabwo ari wowe Imana ishaka. Icyo kibazo ntabwo kigendereye wowe. Hari n'abasenga nabi ukavuga ngo Mana, ngo ubu koko niba umpembye, ngo ubu koko nuko ungenje. Oya, ntabwo ari ibyo bihembo by'abakiranutsi. Ahubwo impamvu uhuye n'inyanja, impamvu uhuye n'ibikugerageza imbere, Imana iragira ngo yegeranye ibyaguhigaga byose, ibyegeranye, ibikusanye. N'uwo wibwiraga ko ari inshuti nawe agufateho ijambo, nawe uba uramumenye. Imana iragira ngo yikusanyirize ibintu byose biguhiga, hanyuma ibirangirize rimwe, ikemurire ikibazo kimwe. Abanyumvise nimukomere mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Imana iyo ari ikunyujije mu butayu, menya uko izabigenza. Nagira ngo ngutangarize ko iyo ari Imana yemeye kugushyira mu ishuri, ntabwo iryo shuri rikurwaho n'amasengesho. Nushaka uzasenga 100, nushaka uzajye mu giti, nushaka uzajye kizabonwa, nushaka uzajye mu rusesa imanza, ahantu hose hashoboka, nushaka uzajye muri banguka ngo utabare, ari Imana yagushyize mu ishuri, ntabwo kizavaho. Kigeragezo kivuye ku Mana gikurwaho n'icyakizanye. Kuko Imana iducunda, idushakamo amavuta, aribwo buhamya bw'ejo hazaza. Rero ikigeragezo urimo banza umenye ngo mbese kivuye kuri shitani cyangwa kivuye ku Mana. Iyo ari Imana yakizanye, ni nayo izakirangiza. Cyakoza gusenga ni byiza, kuko gusenga muri icyo kigeragezo bimera nk'ibidushyira mu kinya. Gusenga bidushyira mu kinya, bitwambika izindi mbaraga zituma twambuka mu bitugerageza nta mwotsi utunutseho. Gusenga nicyo bitumariye, kandi gusenga ndabikunda. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyindi soko ya gatatu, kugira ngo ninjire mu ntego y'ijambo, iyindi soko ya gatatu ni ikigeragezo kiva kuri nyiracyo. Ikigeragezo wizaniye, ikigeragezo wagizemo uruhare, ntabwo ari Imana izagikuraho, nta nubwo ari abantu bazagikuraho, yewe nta wundi uzabyivangamo, ahubwo ikigeragezo cyawe wowe ubwawe niwe uzakikuriramo. Nagira ngo ngutangarize ko ikigeragezo wizaniye, wambaza tusi ibintu birashoboka ko umuntu yakizanira. Hari ibigeragezo umuntu yizanira. Hari umubyeyi umwe yahoze yakubitwaga cyane n'umugabo we. Ugasanga igihe cyose umugabo arakubita, imisari yaramenyereye iki. Umunsi umwe yigira inama yo kujya ku mushumba we, yasengeraga muri Eglise Catholique, ajya kwa padiri. Haramubwira ati, nyakubahwa padiri, ati rwose umugabo wanjye arankubita iteka, nta joro ry'ubusa ndara nakubiswe. Ati none ndagusabye umeshe umugisha kugira ngo izi nkoni nziruhuke. Padiri aramwitegereza, aramureba, arangije aramubwira ngo mubyeyi, ngo genda mu rugo ushaka amazi meza, uyashyire mu kajerekani, abandi bakita kabido, uko wabyita kose, uyashyire mu kintu cyiza umuntu yabasha kuyakoresha, yabasha kuyanywa. Ati hanyuma uyanzanire. Aragenda ajya mu rugo, ashaka kajerekani keza k'amacupa ka litiro 5, arakazana yashyizemo amazi meza. Padiri yakoze iki?
yarayafashe y'amazi ayahesha umugisha. Amaze kuyahesha umugisha aramubwira ati ngaho igendere, niwumva umugabo ataye ujye usoma ku mazi y'umugisha ujundike, ntukayacire vuba, ujye uyajundika mpaka umugabo amaze gutekana mu rugo, amaze kumva yamaze kugera mu rugo. Umudamu aragenda arayazana, amaze kuyazana umugabo yaba yumvise imirindi ye, yaba yumvise imirindi y'umugabo ku irembo, yaba ageze ku rugi agakomanga, akarwana no gusoma ku mazi y'umugisha mbere yo gukingura. Ibyo byarabaye biba inshuro nyinshi. Iryo joro yaza kuko yasomye amazi y'umugisha akarara adakubiswe, akavuga ati bya bintu birakora. Iminsi 3 irashira arimo asoma ku mazi y'umugisha, icyumweru kirashira asoma ku mazi y'umugisha, ariko mo hagati umugabo yaramubwiye atari kubanza barakiroze, ati none n'iki kivuga. Ariko ntihari kuvuga, ntabwo ari gushobora gusubizanya n'umugabo kuko yari yasomye amazi y'umugisha yajunditse. Hanyuma y'amazi aza gushira, aragenda abwira padiri, ariko yajyanye andi. Aragenda aramubwira ati rwose ndagushimiye, rwose amushimira amashimo menshi, aramubwira ati meruka inkoni ntarabona amazi y'umugisha. Amazi y'umugisha, amazi y'umugisha. Ariko ukibaza ngo ikibazo cyari amazi y'umugisha cyangwa byari akarimi gasemera gasaya. Ikigeragezo wizaniye uzakikuriraho. Hari ikigeragezo umuntu yizanira. Navuga byinshi, natanga ingero nyinshi. Hari umwana wigeze kuza kunsezeraho, ndi muri biro, nsanga muri biro arambwira ngo mushumba wanjye ngo nsezeye akazi. Ese usezeye akazi habaye iki? Arambwira ngo none se wigeze ubonaho umuntu arya rimwe mu cyumweru? Nihe? None se abantu mubana bakwima ibiryo, si wowe ubiteka? Ntangira kwibaza ko abo bantu baba ari babi. Arangije arambwira ngo hoya ntabwo ari ibiryo by'umubiri, ngo ni ibiryo by'umwuka. Ngo none se ngo bampaye uruhushya rimwe mu cyumweru gusa ngo nze gusenga. Ati banyemerera kuza gusenga ku cyumweru, ati mba nkeneye kuza no gusenga mu y'imibyizi, ati nko kuwa kane nkaza gusenga niho twasengaga, ati nuko barahanyimye nuko. Ati none ngiye kugasezera aho kugira ngo nzagire inzara yo mu mwuka. Nangije ndamureba nsanga ahembwa 15,000. Bakoze yo mu rugo ndabasuhuje, Imana ibaha umugisha cyane. Ibyo yahembwaga abantu benshi bakorera umushahara ntibabisagura. Buri muntu wese ajya anyurwa n'akazi ke, yubaha akazi ke, kuko uwo nguwo ujya kuyakorera ahembwa menshi araza akishyura inzu, kubishyura inzu. Yakwishyura inzu, yashakamo ibyo kurya, yatunga urugo, agasanga yayandi arashize yose, agasanga ahubwo nibivamo. Abantu benshi muraganira akakubwira ati nibivamo. Arangije ariko we barayamuha, yakarabye amazi aho ngaho, yafashe isabune aho ngaho, nta kindi kintu yafashe ibyo kurya, ntiyakodesheje inzu. Ayo mafaranga nubwo ari make, ariko ni make yarimo umugisha, arimo ituze, arimo amahoro. Arambwira ati ndagasezeye. Niba ubwantu usezeye kuko bakwemerera gusenga ku cyumweru gusa. Nuko ati ndasezera. Nangije ndamuganiriza, nibwo nibutsa amakuru ya Mukristo na mugenzi we bari mu rugendo, aho yumvise amajwi atuka Imana mu buzima bwe. Nuko ngo yakoresheje iki? Yakoresheje intwaro yo gusenga uburyo bwose, gusenga ku buryo bwose. Ntabwo gusenga ari ukuza mu rusengero gusa, oya, senga amasengesho y'uburyo bwose. Mu masengesho y'uburyo bwose harimo gusengera imbere y'uburiri bwawe, pfuka musenge. Mu masengesho y'uburyo bwose harimo gusenga ugenda mu muhanda, ariko ufite intumbero yo gusenga. Mu masengesho y'uburyo bwose harimo kwiyiriza ubusa. Ntabwo gusenga ari mu rusengero gusa. Nuko ndamuganiriza, Imana iramfasha, aragenda azingura igikapu cye, arongera akomeza akazi. Iyo areka ako kazi, yari kugera mu rugo iwabo mu cyaro akabura amavuta yo kwisiga, akajya mu kwitotomba, ndetse ibyaha yari kuzakorera muri ubwo bukene byari kuzaruta ibyo yari kuzakora yasenze rimwe mu cyumweru. Ndimo mbabwira rero ngo hari amasoko y'ibigeragezo. Kugeragezwa si icyaha, ahubwo icyambere ni ukureba uburyo witwaye muri ibyo bigeragezo. Amabombe 3 Satani arashisha abera. Ibombe ya mbere ni ibombe yitwa iterabwoba. Iterabwoba
ni ibombe yisha abantu, ni ibombe. Dufite inkomere, ugiye mu buryo bw'umwuka ukareba inkomere ziri kuvirirana, shitani yarashitera bwoba. Ugiye mu mwuka ukareba intumbi z'abagenzi ziguye mu rugendo, zizizize iki kibombe kirimbuzi cyitwa iterabwoba. Shitani arakurasa akakwereka ko ntacyo umaze, akakubwira ko uzapfura imbwa, akakugira mu mateka y'ubuzima, akakubwira ko kuva mu bisekuru by'iwanyu nta wigeze atera imbere, akakwereka ko kuva mu mateka y'iwanyu nta wigeze akora mariage, akakurasa, yakurasa agahita kugira n'inama. Ntabwo ari twe ba mbere turashwe, kuko urebye sogokuru Aburahamu, niba hari abantu bahawe amasezerano meza ni Aburahamu. Aburahamu we na Sara, Imana yabahaye amasezerano akomeye, kugeza ubwo iretse kubabwira ngo bazatanga umugisha, kugeza ubwo imubwiye ngo nawe ubwawe uzaba umugisha. Mbega Aburahamu Imana yamuhinduye matsiri y'umugisha, akorwa mu mugisha, kuko yari imubwiye ibintu bikomeye. Yafashe urugendo yabonye Imana, yumvise Imana iramubwira ngo haguruka usiga inzu ya so, usiga umuryango wawe, ujye mu gihugu nzakwereka. Yagiye guhaguruka yabonye Imana. Imana bageze mu nzira imubwira ko azabyara, arabibika bishyira muri ajenda. Ariko igihe kimwe shitani yegura ibombe, aramurasa, arasa Aburahamu. Yarasha Aburahamu yarahereye kwa Sara, yabanje kurasa Sara. Mwibuke ko hari igihe yaje amugira inama, abonye imyaka ibaye myinshi, amugira inama, aramubwira atumva nkubwire. Icyo gihe wenda ntibavugaga sheri, sinzi imvugo bakoreshaga, ariko afite uburyo yaje amubwira. Aramubwira ati ndakwinginze, aho kugira ngo mpfe nabonye ibyera ku bibero, nyemerera umujakazi wacu Hagari angamugayo. Aramutaka, aramumurambagiriza, aramubwira ati nyemerera ugende uryamane nawe, wenda ndabategurira aho muryama, ariko unyemerere muryamane, umutere inda, azambyarire ku bibero, kugira ngo ntazapfa ntabonye ibyera ku bibero. Yari yarashwe. Niba hari ikintu gikomeye muri iyi si, mperutse gutegura inyigisho mu makupure, nshyiraho topic yitwa gufuha. Twayiganiriyeho umunsi urira, gufuha. Ibyo binyibukije umuntu twajyanye muri salon de coiffure hano Sonatibe. Umugabo w'inshuti yanjye yari ari kumwe n'umudamu, hari aho bari bavuye, nuko ati niyogosheshe, ni ngwino nkwereka aho twiyogoshesha. Tujya kwiyogoshesha ahantu Sonatibe hariya kuri Arete ku bahazi mu mujyi wa Kigali. Aragenda baramwogosha, bamaze kumwogosha hari abantu rero, hari abakobwa batorewe koza mu mutwe bamaze kwiyogoshesha. Wagira ngo nabo baba ari intoranywa. Nuko yamaze kwiyogoshesha, nuko umukobwa ahita amuha karibu, ati karibu 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 mu rwogero, ajya kumwoza mu mutwe. Yamwogeje mu mutwe, nari nicaranye n'uwo mudamu. Umudamu mbona arebye ku isaha, uko areba ku isaha mbona arimo arahindura isura. mbona arimo arafunga shinyo y'umunwa. shinyo ku badamu bamwe bagira imisatsi bazirikira inyuma, iyo bayifunze burya ngo baba bafunze shinyo. Noneho we rero hari igihe ukura hano inyuma umubano ugafungira hano, ukabona iminwa nayo imeze nka shinyo. Abantu barakara bagira ngo bafunze shinyo y'imbere. So ararakara. Umugabo yavuye mu cyumba cyo kogeramo, tumanuka ahantu ku ma esikariye, tugezemo hagati nihanganye ko turi kumwe. Arangije aramuhindukirana, aramureba, aramubwira ngo rekora, ngo umutwe ungana gutyo ngo niwo wogeje amasangana gutyo. Urwo rwakemuwe n'Imana. Noneho ibyo mbikurije kuki? Bikurije kuri Sara. Sara ubwe niwe watereteye Aburahamu, aramwinginga, aramubwira ngo dore Hagayi umujakazi wacu ni inyangamugayo, nyemerera uryamane nawe mubyarane. Ugira ngo Sara yagiye kugira inama Aburahamu, iyo nama atarashwe. Yari yakubitanye n'ikibombe cyamuhinguranyije.
Aburahamu we kuri uyu murongo wa 17 twasomye, Aburahamu aritegereza abona Sara arashaje, nawe ngo yari amaze kugira imyaka 100. Yabonaga ibimenyetso bidahari. Hari igihe imfatiro zisenyuka ukabona nta bimenyetso byo gutabarwa bihari, ariko niyo nta bimenyetso byo gutabarwa bihari, Imana ifite uko izabigenza. Imana ishimwe. Hari umuntu ugeze kutwigisha aravuga ngo nubwo byarenze inkombe ariko ntibyarenze Imana, nubwo amazi yarenze inkombe ariko ntiyarenze umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Aburahamu atangira kugira inama Imana, arabwira ngo dore uriya mwana nibyariye, ndakwinginze kugira ngo abari uha umugisha, kuko mbona ko ibyo wansezeranyije bidashoboka. Aburahamu yari yarashwe. Imana iramureba iraseka, iramubwira ngo ahubwo ngo Sara umugore wawe ni uzabyaraho umwana nakubwiye, uzamwite Isaka. Imana ishimwe. Aravuga ngo kandi na Ishimayeli uvuga nawe nzamuha umugisha, humura nzamuha umugisha, igira imigisha imugenera, ariko iteganya gusoza isezerano. Kandi yararisohoje. Nimusoma mu byanditswe muraza gusanga yaraje kurisohoza. Sara nawe araheka. Haleluya. Sara nawe arabyara. Amaze kubyara murabyibuka basenda inshoreke n'umwana. Iyo ibisubizo byaje, iyi Imana yakwibutse utararinze ubwere muri icyo gihe, bizana mbutiyaje, tuma umuntu agongana. Iyo ni intwaro, ni bombe shitani arasabera. Araza akarasa iterabwoba akakwereka ko ibyawe bitazasohora. Nibutse umwana w'umukobwa umwe yari umukristo mu itorero ryacu, yigeze kugera igihe mu gitondo nka 4 arimo akaraba ngo yitegure, yari afite aho agiye. Arangije mu gihe ari kwisokoza ari mu kirori, agiye kubona uruvi rutoya mu musatsi. Shitani igendera ku kantu gashoboka, ihera kuri ako rwa rufira rugarandisha urugero runini cyane, iterabwoba riramwica, iramurasa. Muri icyo gitondo shitani yamurashe ikibombe, nuko ahera ubwararira, ararira. Cyakoze arirukanka ariruka asanga umushumba, umupasiteri witwaga Damasi Gikondo. Arangije aramubwira ati mushumba we, ati ndapfuye, tubaye icya turuvi. Pasiteri ati aturuvi yewe. Ati tuza mukobwa wanjye umbwire habaye iki. Ati nari ndimo nisokoza, ati nuko ngiye kubona mbona uruvi. Uruvi rurarikora. Iyo shitani yakurashe akwereka ko bicitse, nuko aramuhumuriza, aramusengera, amubwira ko nta rirarenga, kandi koko nyuma yaje gukora ubukwe, harabyara abahungu n'abakobwa. Imana idufashe. Intwaro yitwa iterabwoba, Imana yiturinde. Kandi reka mbabwire, ndi nkawe nabwira Imana ngo Mana nshoboza, unkore ku maso mbone ibyo ungambiriyeho. Abo nigishije mu cyigisho cyashize narababwiye ngo future yacu iri mu biganza by'Imana. Ntabwo ari Aburahamu gusa shitani yarashe, ahubwo yarashe n'uwitwa Eliya. Reka dusome mu gitabo cya mbere cy'iby'Abami ibice 19, dusome ku murongo waho wa 3. Abami, igitabo cya mbere cy'Abami ibice 19 ku murongo wa 3 haranditse ngo Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Betisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Ati Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza, n'ayandi wakomeza ukaza kwasoma. Eliya, niba hari abantu babonye Imana, ni Eliya. Ejo bundi turi muri Isiraheli, twageze aho bita, twageze i Karumeli. Tugeze i Karumeli, baduha amateka ya Eliya, baduha amateka y'igitangaza cyabereye i Karumeli. I Karumeli umuriro waramanutse, umanuwe n'ijuru. Abantu bose baremera, abahanuzi ba Bari n'abashera magana ngahe bose babona igitangaza gikomeye gikorekeye mu maso ya Eliya. Ibyo byose bimaze kubaho, nta nubwo ari icyo cyonyine yabonye, kuko Eliya
yahagaritse imvura, ayihagarika atari uko afite ibiro byinshi, ayihagarika atari uko yize menshi, ayihagarika kuko yari ari mu mugambi w'Imana. Ndashimira Imana ko iyo umuntu ari mu mugambi wayo iramushyigikira. Iyo uri mu mugambi w'Imana niyo yaba itakubwiye, uzi ko ari cyo Basaduraka na Bameshake bagendeyeho. Basaduraka baravuze ngo nubwo yadukiza cyangwa ntidukize nta mpamvu. Imana ishyigikira ibyo. Hari ibintu tujya dukora Imana itabidutumye, ahubwo tugasinya mu izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Hari ibintu tujya dusinya, hari ibintu tujya twemeza, tukabyemeza, Imana igahita ibikonfirima. Eliya yari yarabonye Imana ku rwego rufatika. Uretse guhagarika imvura, yaravuye hari Karumeli amaze kubona igitangaza cy'Imana. Abonye Imana imanuye umuriro, yishe abahanuzi ba Bayali, yishe n'abashera. Ariko amakuru ageze kuri Yezebeli, ikibombe kiba kimuguyeho. Ikibombe kiraswa Eliya ngo ariruka, ngo yamaze umunsi wose agenda mu ishyamba. Harangije agera ahantu munsi y'igiti cy'umurotemu, aragarama, aravuga ngo nyica. Ngo icyabimara nuko nakwipfira. Ndimo ndabwira abantu baraye ijoro, baraye bicaye, bubitse umutwe mu maguru, bavuga ngo iyo mba ntaravutse. Ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere. Iyo ntwaro yo kubica, ndi nkawe naririmba nkavuga ngo have wabwoba we, have wabwoba we, nimunyihorere, namara maje pe kujya mu ijuru. Bwira ubwoba ngo have, ntacyo uzaba. Umugambi w'Imana urakomeje. Ntabwo umugambi w'Imana ukurwaho n'ibihe. Ntabwo umugambi w'Imana ukurwaho nuko bagusohoye mu nzu. Ntabwo umugambi w'Imana ukurwaho nuko umaze imyaka 10 utabyara. Ntabwo umugambi w'Imana ukurwaho nuko inama zateranye. Umugambi w'Imana urakomeza na nyuma y'ibyo, kuko Imana ifite inzira nyinshi. Eliya aravuga ngo icyabimara nuko napfa. Ntabwo gahunda y'Imana kuri Eliya byari urupfu, ahubwo yari irimo ikoresha antorotsiye, amagare n'amafarashi bije gutwara Eliya akagenda adapfuye. Ariko wareba hafi, shitani amurasha ikibombe, ahita abona ko urupfu rwe rugeze, atangira no kurwisabira. Intwaro y'iterabwoba nimwe mu ntwaro zidukuyeho, zitumazeho abagenzi, nimwe mu ntwaro zitumazeho abera. Nagira ngo nkubwiriye intwaro warwanisha. Mbere no kwibuka iby'Imana yakubwiye. Cy'Imana yavuze n'uburinzi kuri twe. Cy'Imana yakubwiye kirakurinda. Cy'Imana yakubwiye kirakurinda. Hari ibintu bigera muri 4 bituma umuntu adapfa. Ibyo wenda reka no kubivuga nonaha, ariko mu bintu bimwe, muri kimwe mu bituma umuntu adapfa ni isezerano ry'Imana. Cy'Imana yakubwiye irakirinda. Cy'Imana yakubwiye irakirinda. Ntacyo uzaba, ipfa kuba ryarayicitse ikabivuga. Ntacyo uzaba. Imana ishimwe cyane. Kindi cya kabiri kiturinda, turindwa n'imirimo. Mirimo dukora, mirimo dukorera Imana ni imwe mu rufunguzo rwo kudapfa. Kuko ari uwitwa Ezekiya. Imana yamutumyeho, mutuma w'umuhanuzi, iramubwira ngo genda umubwire ngo atunganye ibye, agabe ibye, abishyire ku murongo uko agiye gupfa. Kandi koko rwari rwaje. Arahindukira areba ivure. Njya mbyimashina, haravuga ati nyica ariko nubwo unyishe wishe umuntu w'umugabo. Ati wibuke ko ibigirwamana byahari ari nge wabisenye, wibuke ko ibicaniro byabaye ari nge wabishenye. Ayibwira ibintu, aravuga ati none nyica. Arayibwira ati none nyica, nubwo unyisha ariko wishe umuntu w'umugabo. Imana irareba, ishyira ku munzani imirimo dukora ni uburinzi kuri twe. Kuko niba ukora imirimo y'Imana, niba Imana ikubonamo umumaro, ntacyo uzaba. Ntacyo uzaba. Hari abantu bajya basenga, ukabona arasenze, aravuga ngo Mana, ngo tugiye kuryama, ngo ingabo zo mu ijuru nizize zitugote, ngo abamarayika baturinde. Zirarinda mwiki? Ufitiye umumaro cy'Imana. Niba nta mumaro ufite, izakwica.
niba nta musaruro ufitiye Imana irashyiraho uburinzi kubera iki? Njya mbona abayobozi b'ibihugu iyo bajya kugenda habanza ibintu imbere yabo bibategurira, kandi hari ingabo ziba zibarinze, hari ibibagendaho, hari ingabo zibagota, hari ibigenda imbere n'ibigenda inyuma. Ntabwo ari umuyobozi baba barinze igihugu, kuko umuyobozi w'igihugu aba ari igihugu cyose, afite uburinzi. Rero ararinzwe kuko afite icyo amariye igihugu, kuko ahagarariye igihugu. Urabwira ingabo zo mu ijuru ngo zikurinde uri mu ntoki, ufite mu maroki. Mbega ni iki cyatuma ijuru rimanuka nk'uko uri kurihamagara ngo urize ribamba amahema kwa Alex? Wakoze iki? Mbega gupfa kwawe bizahombya iki Imana? Kimwe mu bintu biturinda ni imirimo dukorera Imana, nubwo abantu batayibuka, nubwo nta wayirokonesa, ariko ijuru rirayibuka, kuko mu bimwe mu bitumye tudapfa dutunzwe n'imirimo dukorera Imana. Ikindi nkumeneraho ibanga, umunsi uzafunga ikiganza nturambure ngo utange, ntuzitegure kwakira, kuko ibyo wakwakira ntaho byajya. Ariko iyo urambuye ikiganza ugatanga, ikiganza kiba kirambuye, urakira ukongera ugapfumbatiza. Imana ishimwe cyane. Iby'Imana yatubwiye nibyo bizadukiza iyi ntwaro, kuko ntacyo tuzaba. Nibutse mwene data umwerekana wo kugenda ntamuvuze, amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, iwabo baramwanze, babona ko ari ikigoryi, babona ko abaye igihomora, barangije baranamuca. Cyakoze igihe cyo gutanga iminani bikemewe, kuko ubu ngubu ngira ngo itegeko ryaravuguruwe. Iyo umubyeyi aguhaye akurihiye amashuri, abaguhaye umunani, abagufondeye ubuzima. Noneho icyo gihe byari byemewe ko umuntu wese abona umugabane mu byasi. Barimo batanga iminani, babona ko azaba arega itegeko rikabafata, barangije baramuhamagara, baramubwira bati ngwino nawe tuguhe umunani. Ariko bamuha umunani wafatwa. Baragenda bareba ahantu hari hashashe urutare, kuri urwo rutare bazengurutsayo imbago, bashingayo imbago, baravuga bati nguyu umunani tuguhaye. Bamuhaye urutare gusa, ahantu atazahinga ikijumba, ahantu atazahinga ibishyimbo, mu cyaro batunzwe no guhinga. Arangije arabibona ko azize ko yakiriye Kristo, ahita ajya mu masengesho, asenga yitatu. Muri ayo yitatu asenze, ijuru riramwitaba. Haleluya, haleluya. Ijuru riramubwira ngo humura mwana wanjye, ngo nubwo iwanyu bakwimye umunani, ngo ariko nzaguha umunani. Ndashimira Imana ko igitanga umunani, kandi pe Imana itanga umunani. Ugatura mu mujyi wa Kigali utabikesheje iwanyu bakubyaye, ugatura mu mahanga utabikomoye mu gisekuru. Mbega Imana ikagukebera umunani. Imana ishimwe. Abo yahaye umunani barambura ibiganza bavuga ngo turagushimye ko waduhaye umunani. Ntabwo utunzwe na gakondo y'iwanyu. Nuko wa musore Imana imubwiye ngo izamuha umunani, arigendera, ntiyaraza aho bizaca. Aza mu mujyi wa Kigali gupagasa nk'abandi, ashaka ubuzima, abaho mu buzima butameze neza. Ariko umunsi umwe ndabyibuka mu Rwanda hari igihe hateye gukora imihanda, ariko bagakora imihanda y'amabuye, bagaconga amabuye bakajya basasa mu mihanda, bazi ku gisimenti uzamukira hari n'ahandi no mu Kagarama yari hari, uretse ko bagenda babihindura. Nuko mu gihe rero bari kubikora, hari kampani yaratsindiye ayo masoko, ngira ngo niba ari Starabag, sinibuka neza. Nuko barangije bashyizeho abakomisiyoneri bo kujya gushaka amabuye afite ari karite. Bageze kuri rwa rutare, bakubisemo icyumvirizo, bashyizeho imashini, babona ayo mabuye ahwanye nuko umutima wawe wifuza. Ntabwo ari we wagiye kubashaka, kuko ntiyarazi ko byakunda, ahubwo bo baramushatse, baramuhamagara, baramuhiga, barangije baramubona, baravuga ngo watwemerera mwatwemerera hanyuma tukagura ariya mabuye, tukagura kiriya gice cyawe, tuzikuriramwe amabuye gusa, hanyuma ikibanza tuzagisiga.
nuko arabyemera, ntiyari no gushobora guciririkanya uko yarazi ko ntacyo bimaze. Ariko bamuhaye amamiliyoni. Haleluya, haleluya. Bamuha amamiliyoni, barangije bakuramo ya mabuye rwa rutare baruhanduramo bararurangiza, barangije bamusigira ikibanza cye giterereye neza, yubatse amazu, agubwa neza, aruta bene nyina na se bibwiraga ko bamuhimye. Ndashimira Imana ko igitanga umunani. Ndashimira Imana nanone ko igitanga umunani. Imana ishimwe cyane. Kwibuka iby'Imana yakubwiye. Iki Imana yakubwiye ni urufunguzo, cyangwa se ni nk'ingabo ikinga ikibombe cya Satani cyitwa iterabwoba. Abantu bari bamaze n'iterabwoba rya Satani, nimuhumure, 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 umugambi w'Imana uracyakomeje. Nimuhumure, ibyo yagambiriye izabisohoza. Yabikubwira itabikubwira izabisohoza. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Imana ijya kundema ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko yabishatse, nk'uko yari yarabigambiriye. Humura, bwira umutima wawe ngo humura. Imana ishimwe. Ibombe ya kabiri ni ibombe yitwa ibikangisho. Iyo umuneshejeje icyo Imana yavuze, iragukangisha, igatera, igacisha umurongo mu masezerano yawe. Ubu dufite abantu Shitani yegereye abarasa ikibombe cy'ibikangisho, abereka ko iby'Imana yavuze nta kizasohora, acishamo umurongo, arabihagarika neza neza. Mbibutse se uwitwa Kalebu muri Yosuwa, muri Yosuwa ibice 14 umurongo wa 6. Igitabo cya Yosuwa ibice 14 umurongo wa 6. Hari amagambo ya Kalebu. Kalebu Yosuwa bajyanye gutata igihugu. Bagiye gutata igihugu, muramwibuka muri ba bandi 12 bagiye gutata. 10 bagarukanye inkuru y'incamugongo, ariko 2 bonyine nibo bahagaze ku maguru yabo, baravuga ngo igihugu twagiye gutata ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cyiza. Yego abanaki barimo, ariko harimo n'ibyiza. Baravuga ngo icyo gihugu, ngo nubwo kimeze gutyo, ngo bene icyo gihugu abo banaki tuzabarya nk'imitsima. Baravuga ngo nimuhaguruka ahubwo tugende. Burura imitima y'Abisiraheli bari bamaze guhungabana. Nuko Mose arahaguruka aravuga ngo icyo gihugu, ngo abantu, ngo igihugu wagiye gutata ngo kizakubera gakondo. Bageze mu gihugu, Mose yaratagihari, Yesuwa yatanze imigabane, ariko yibagirwa Kalebu. Yibagirwa Kalebu. Patiro zirasenyuka. Ariko igihe kimwe kuri uyu murongo wa 6 mu bice 14 bya Yesuwa, Kalebu arahaguruka, aragenda aramubwira ngo wibuke icyo umukambwe, icyo Uwiteka yatuvuzeho, abinyujije mu musaza witwa Mose. Aravuga ngo yaravuze ngo igihugu natase, igihugu nakandagiyemo kizambera gakondo. Aravuga ngo mpa gakondo yanjye. Abantu bajya baturya, abantu bajya batwibagirwa, abantu bajya batwibagirwa. Uze kureba niba nawe nta muntu wariye kandi mwarababaranye. Nyamuneka mujye mubibuka, mujye mubibuka. Yosuwa aramurya kandi barabanye, baratabaranye, barajyanye ku rugamba, baragiye gutata, ariko aramurya. Abantu bamwe uze gusubiza amaso inyuma, nusanga hari umuntu wariye, umuhamagare nibura umubwire uti mwene data nageze mu gihugu. Ariko yibuka icyo Imana yamuvuzeho. Aravuga ngo twari Kadeshi Baruneya. Aravuga ngo icyo gihe nayo mfite imyaka mike, ngo ariko n'ubu mfite 85, ndacyatabara nkanesha, ndacyafite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Nuko Yesuwa aramubwira ati dore ngiriya Heburoni, genda uyifate. Amwereka aho hajya gufata. Imana ishimwe cyane. Yatabawe n'iki? Yatabawe nuko yibutse icyo Imana yamuvuzeho, arakomera. Indi bombe ya 3 ni uguhagarika imirwano. Hari igihe abantu bajya babitekereza bakibwira ko iyo Shitani akugeragereje mu bibazo ukamunesha, akaza gatesha agaciro amasezerano ukamunesha, akoresha indi ntwaro. Abantu bamwe batajya bamenya ko ari intwaro ya Satani yo guhagarika imirwano. Shitani ahagarika imirwano. Yahagarika imirwano akakubikira uri mu bisubizo. Mu bisubizo abantu benshi baguyemo. Dufite abagenzi benshi bananiwe kugwa bakennye, ariko mu gihe Imana ibahaye ibintu baraguye.
benshi ukibereye hahandi rodebari waryaga imvange ukaganira n'umugore we mukanezeranwa akabashera ishushu, ariko ubu Imana iguteye iteka mwene data ubona ko mutagikwiranye. Ubu nibwo bikuyobeye, nibwo ubona ko mutakijyanye. Ubu nibwo utangiye guhemukira Imana, ugiye hirya no hino. Abisiraheli barimo baza banyuze mu butayu butandukanye, babanje guca mu butayu, bagiye mu butayu bw'Imara. Bageze mu butayu bw'Imara, bwari ubutayu bubi, bwari ubutayu burimo amazi akereta, amazi arura. Bahaca birukanka baragenda, bakomeza kubana n'Imana. Bavuye Imara bagiye mu bundi butayu bw'ishuri. Bavuye mu butayu bw'ishuri bagenda bameze gutyo, ndetse ubutayu bw'ishuri nibwo babanjemo bakurikira mu bw'Imara. Bavuye mu bw'Imara binjiye mu bundi butayu, ubwo butayu bwitwaga Mwerimu. Mwerimu nusoma mu gitabo cyo Kuva ibice 15 murongo wa 27. Bageze Mwerimu barakakaye, bageze Mwerimu baraguye umwuma, bageze Mwerimu bakoza, bagenda batameze neza, birenge byarahinduta. Ariko ngo bageze Mwerimu ngo bahasanga amasoko 12, bahasanga imikindo 70. Mwerimu bagubwa neza, noneho bajya kwiriba ridafite impaka. Buri muryango ujya kwiriba ryayo, undi muryango ujya kwiriba, babona amazi ndetse babona amavuta. Mwerimu bagubwa neza. Ariko nusoma neza, nusoma amateka ya Bibiliya, uzasanga Mwerimu ariho hantu haguye Abisiraheli benshi. Mu bisubizo barahagwa, hunga udapfa. Ntabwo kuba uri mu bisubizo bivuze ko ubwo byarangiye, ahubwo no mu bisubizo habamo ikibombe cya shitani cyitwa guhagarika imirwano. Nyamara ku bantu bamenyereye urugamba, iyo mu gihugu hatari intambara nibwo abasirikare bajya kuri kadete. Iyo mu gihugu hatari intambara nibwo abantu bambara amaranka. Nta bantu bambara amaranka mu ntambara, mu rugamba. Iyo mu gihe nk'icyo cy'amahoro nibwo ibihugu bitumiza intwaro. Mu gihe nk'icyo cy'amahoro nibwo bakora antorosiye y'intwaro. Ariko abakirisitu bararangaye. Mu gihe cy'amahoro barahaguye, mu gihe cy'amahoro barahapfiriye. Mwerimu barahaguye. Imana igutabara. Reka biragaragara wageze Mwerimu. Mwerimu ntago basenga muri menshi. Oya, oya. Hari n'abasigaye basengera ibiryo mu gitondo, agasengera iry'umunsi. Akavuga ati Bana, ibyo ndi bufata uno munsi byose ubyeze. Niko Mwerimu babaho. Mwerimu basengera iby'umunsi wose. Cyangwa yahagera kamera ati Mana tubyeze UMUGISHA mu izina rya Yesu, amen. Uwo nubyibutse. Mwerimu amazina bitira Mwerimu araryoshye. Mwerimu ni amazina magufi yo bita, bandi ni ba MUGISHA, nanjye ndamufite. Hari n'igihe cyageze nanjye ngeze hari igihe cyageze ngeze, hari igihe Imana yangiriye neza ku mwana wa gatatu, mubyara ndi mu bisubizo biryoshye. Nanjye nari ndi Mwerimu. Bambajije bati umwana yitwa nde, navuga nti mwise itsoke. Batinde nitsoke. Mbega Mwerimu nutwo tuzina tubaye. Urumva babisubizo. Yes. Mwaba muvuye ku kazi ku mugoroba ukabanza ukareba gaseri, ukareba ka kanyombya aho kageze, ka kangahe, ukareba n'utundi. Hari yari insenyero ubwo mu gihe cyashize yitwaga ngo Jumongo. Jumongo yari rikozi waje. Madamu najya kuryama nkabona aribesa aragiye n'abana bati tugeze ku kakangahe, nakwicura nkumva barimo bariyamira muri salo. Mwerimu ntago basenga muri menshi. Arabwira mama bisubizo, mama bisubi senga muri make turyame. Mwerimu nagira ngo mbabwire ngo Mwerimu barahagwa. Mwerimu barahagwa. Nyambana ntabwo hari ahantu ho kugwa, hari ahantu ho kwambuka tukagera aho Imana ishaka ko tugera. Impamvu Imana iguteye iteka yari ifite impamvu. Imana idufashe. Reka nsoreza aho ngaho, nimo mbabwira ngo hari amabombe 3 shitani arashisha bera.
kurwana n'ayo mabombe ni ukudadamarara mu bisubizo. Abageze mwerimu mwirinde kudamarara. Ibyo Imana iguhaye ni ukugira ngo uyibyarire umusaruro. Reka dusengane Imana. Abantu turasengana n'abantu mu ngeri eshatu. Abantu bamazwe n'iterabwoba rya Satani, utunzwe n'amarira, ntukirya ngo bigereyo, ahubwo iterabwoba rya shitani ryaraje ryarakwishe. Ubona ko ejo hazaza hadahari. Shitani yaraje yubaka igikuta imbere yawe ikwereka ko ejo hazaza hadahari, ariko harahari mu izina rya Yesu Kristo. Turasengana n'undi kandi wamaze kubona ko iby'Imana yamusezeranyije nta na kimwe kizasohora. Harimo arizengurukaho, shitani yamubeshye ko mu byari byaramusezeranijwe byose nta na kimwe gihari. Imana ibyo yavuze byose izabisohoza, ntabwo bikurwaho n'ibihe. Uwa gatatu ni umuntu Imana yagiriye neza, yari yarabikubwiye kugirira neza, ariko nyuma yo kukugirira neza ibyo wayituye n'ibihwanye n'ibyo yagukoreye. Warahindutse rwose, wabaye undi wundi rwose. Imana yaragushatsira kubura, mwerimu warahaguye. Turagira ngo dusenge ubwira Imana ngo Mana mbabarira, nibyo koko narasubijwe ndakwibagirwa. Mu rusengero ntukihikoza, usigaye wirirwa mu mahabara, usigaye warabaye undi wundi. Imana igutabare. Mwerimu ntabwo mwerimu ari uko bahatura. Mwerimu bamenye uko bitwara, ntibadamarara bageze mwerimu, kuko ntabwo mwerimu ari mu gihugu cy'isezerano, ntabwo mwerimu ari Kanani. Turacyakomeje urugendo. Kadusenge. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko uduhishuriye aya mabombe, kandi nibyo amaze abagenzi. Terabwoba ryishe benshi, terabwoba ryishe benshi, terabwoba ridindije urugendo rw'abagenzi. Ariko turagusabye ongera udukore ku maso, utwiringize ibyo wiringiza abera. Kandi turasenze kugira ngo abamaze kubona shitani abateye ubwoba, abatesheje agaciro, ababwira ko ibyo wavuze bitazasohora, ongera ubapfunyikira impamba nk'uko wasanze Eliya munsi y'igiti cy'umurotemu ukamuha ku mutsima. Turasabye ngo uduhe ku mutsima, ongera uzana umutsima, ongera uzana umutsima, ongera uzana umutsima n'agacuma k'amazi, kuko abagenzi benshi bararambaraye. Turasenze ngo ongera uhagurutse abantu bawe, kandi dusengeye abari mwerimu batarajya mwerimu bari abagenzi beza, batarajya mwerimu bari abakozi bakubaha, bari abantu wishimira, ariko mwerimu batandukanyije Imana n'abantu. Turasabye kugira ngo nabari mwerimu wongere ukomanga imitima yabo, wongere ubabyutse, twongere dukomezanye urugendo. Turagushimye kudahinduka, turagushimye kuko hari urejo, ariko n'uyu munsi ukiri. Dusengeye abantu bawe, ibyifuza abantu bafite ugira icyo ubikoraho, kuko uri Imana ibishoboye, uri Imana inyuranye ibihe. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze ngo wongere wereke abantu bawe. Namenye neza ko niyo utagaragara ubu hari, niko habigenjeje ba Saduraka na ba Meshake na ba Abedenego. Ntabwo kirya gihe bakubonaga, ariko wari uhari. Ababibonye bageze mu itanura, babona waje muri uwa kane. Haleluya, haleluya. Turagushimira ko niyo amaso yacu atakubona utatugiye kure. Izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye kuko zibirenze cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, mu izina rya Yesu. Amen.